abadukurikiye rero kuri One National Radio reka dusabe umutumirwa wacu atwibwire. Muraho neza abakurikira One National Radio, ndi Mathilde Mukantabana, naje kwifatanya n'abantu bo kuri ino university yo muri Michigan kugira twibuke. Murakoze. Arabibwiye rero nyakubahwa ambasaderi, mwaje muri gikorwa muri abashyitsi b'umunsi. Iki gikorwa mu byukuri kigiye kuba ku nshuro ya 24. Bivuze iki, ni izihe mpinduka zigenda ziba cyane cyane mu rwego rwa diaspora ndetse no ku gihugu muri rusange? Hari impinduka nyinshi cyane kuko nkuko mwabyumvise abantu ko bagiye babivuga, nko kuri university nibwo bwa mbere babikoze. Abanyarwanda dufite abanyeshuri benshi bari hano baratekereje batari kuteka kuki tutaragirira hano ibyo kwibuka. Baza guhamagara abantu babo babakuriye, baravuga bati hano kuri university hamaze kurangiza abantu benshi bo mu Rwanda, hari inshuti z'i Rwanda nyinshi, kuki ho tutahashyira icyo gikorwa. Ni nayo mpamvu naje, kubera ko numvaga tugomba kwifatanya nabo kuko ni igikorwa cyakomeye cyane. Mwabonye abantu benshi baje, na community zose, namwe mwese baba leaders batuwe bari muri community mwaje no kwifatanya nabo mukava kure. Mwabonye ko abantu bavuye muri Canada, benshi bavuye muri muzindi states nka za Indiana, bose baje hano. Urazi rero nyine iki ni igikorwa gikomeye cyane. Nyine urumva ko ni impinduka zabaye cyane cyane muri diaspora, kuko nk'ubu ngubwo tuvugana aha hari nk'abantu nk'ahantu 20 bazibuka. Urumva ko ari ibintu byagiye bikomera. Ubundi twari ugiye twibukaga muri Washington DC n'izindi community nke, ariko ugasanga ahandi bataragenda ari bo babyigirira. Ariko ubu kubona bose bagenda babigira mu gihugu cyose no kwerekana intambwe twateye. Arakoze Madame nyakubahwa ambassador. Mu byukuri uko yaramaze kuvuga bigaragaza ndetse na leadership yaje, ukuntu mubahora imbere. Ngira ngo ntabwo ari abanyarwanda gusa, bigaragara n'ukuntu mwaje mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa, murakorana. Ese imikoranire yanyu ubundi igenda ite? Mu gihe tubona muri iyi minsi ugenda ubona hari ingengabitekerezo ya genocide haba muri za kaminuza, cyane cyane ngira ngo ni naho ubuyobozi bwaje ahanga muri kaminuza kugira ngo bwerekane ko ari muri monde academique. Icyo kintu kivuze iki ku bantu bagihakana ingengabitekerezo ya genocide igenda igaragara cyane cyane mu bashakashatsi, mu barimu ndetse no mu mpuguke? Nkamwe ni yihe migambi mufite nka ambasade mu rwego rwa diplomasiya kugira ngo muhangane n'icyo kibazo mu byukuri kikiri ingutu ku rwego rwacu ndetse no muri diaspora mu rusange? Icyo kibazo kirakomeye cyane, kandi nk'uko bivuze kizarwanwa cyane bije nkaha muri za institution, kubera ko hano niho hava ibitekerezo byinshi, cyane cyane nk'uko bizi nko ku Rwanda. Emwe n'abari hano bamwe, hari bamwe batazi neza n'imvano ya genocide. Noneho ugasanga bo bagenda bagapfa gusoma cyangwa agashaka kwerekana ati tugomba gushyiramo balance. Ariko iyo yaje nyine nk'uko ino commemoration mwabonye ko abantu bategeka amashuri baje kubyitabirira nabo, ni ukuvuga yuko n'abanyeshuri bazajya batekereza mbere ko bandika. Nk'ubu hariho nk'abantu benshi atari urundi rwango bapfa kuvuga ibintu kuko yasomye ikintu ku Rwanda. Urabona u Rwanda ni nk'ibindi bihugu byose, wakabona ko ari byo nawe agakomeza ibyo ngibyo atarinze kujya kwishakira. Muri ibi rero kurusha n'ahandi, kuko hano niho ibitekerezo biva mu mashuri. Ni ukuvuga yuko tubashije kurwanya ingengabitekerezo bya genocide bikajya mu mashuri aho mu mizi, icyo gihe tuba twarwanya intambara ikomeye cyane. Nyine rero nicyo gituma uko tubishoboye kose ubu naraje hano, sinaje no kujya mu bya commemoration gusa, nabanje no kubonana nabe amashuri. Tunasanga ari no shuri rwose ryanigishije n'abantu benshi bacu, hari n'abakomeye bari i Rwanda, kandi ko bagikorera cyane mu gihugu. Ariko urumva kumva ari bwo rwa mbere babigize bakanabizamo. Ko ari amashuri menshi aza agashaka ko mukorana ibindi, ariko bya genocide ntibabigemo. Ariko kubona ishuri rivuze ngo reka tubyorganize ku ishuri ni ikintu kiba gikomeye. Ni intambwe mu byukuri ikomeye. Mwabonye n'uwasobanuye amateka kuri genocide, Dr. Kayitsinga ni umwarimu ahanga, nawe yigisha hano. Bivuze ikintu gikomeye rero kugira ngo ya education n'abantu babikora wenda bakurikije n'ubujiji mu byo mwari mumaze kuvuga nyako ambasaderi, ibyo bintu ngira ngo bizagenda bifasha. Twibutsa abadukugiye ko this is One National Radio, radio ya diaspora, ijwi rya diaspora nyarwanda.
Rwanda aho ushobora kubona amakuru mu by'ukuri y'impamo nta handi hantu ushobora kuyakura tuganiza mu nzego nyinshi inzego za politike cyane cyane tukibanda ku kuri ni radio mu by'ukuri ishaka kwerekana ukuri nkaho turi ahangaha twibitsa abadukire ko mwatubona kuri www.onenationalradio.org kuri Facebook, Twitter no kuri Instagram. Tugana ku musozo Madame Ambassadeur Mathilde. Ni iki mu by'ukuri iyi radio yaje imaze igihe mubanze iminsi mubona ibiganiro dukora mu Rwanda n'abanyapolitike cyane cyane dufite by'umwihariko kuri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni iki mu by'ukuri radio mubona yafasha kuri uru rugamba rw'inkubiri ubona ko harimo ingengabitekerezo cyane muri diaspora ubona hari akamaro ka cyangwa urugamba igomba kurwana n'uruhe kubujyana buganye ko bamasade ifite urugamba runini kuko urumva nyine abantu bose bo hanze barabumva iyo ntara ya gatandatu y'abanyarwanda irabumva ni ukuvuga ibingibi kandi nyine urazi media igikomeye cyane burya niyo ifite n'uruhare runini rwane nacyo ryo kwigisha kuko twavuze amashuri na media nuko ni ukuvuga yuko mushobora kwigisha abantu mukazana abantu hamwe mukazana iyo unity mukazana kumva bega n'ibingibi no kugenda mugira amateka hirya no hino n'abana bose nk'uko mwagiye babigira mukaba muvuga ibiba muri Canada ibiba hariya twese twumva ari community twumva ari ikintu twese turi abanyarwanda turi kumwe kandi dushobora no kubwirana ayo makuru ibyo rongira mufite uruhare runini nkuru rwo kuvuga ukuri rwo kuvuga iyo histoire rwo kuvuga icyo kituzana hamwe nk'abanyarwanda kurusha ibidutanya kuko ibi byose byo kuvuga ngo remember unite renew kandi twibuke twiyubaka ni gute twabigira nyine icyo kiganiro kiza hagati yewe niyo nagenda mvuga yego hari community tugenda duhura ariko mwebwe mushobora kubona abantu benshi nicyo gituma mbona yuko ino radio yanyu ifite responsibility ikomeye cyane ariko nkaba mbona musigaye mubikora neza kuko ku mugari mujya muri ibyo byose kandi mureba ko bireberera abanyarwanda bose kandi ikindi cya kabiri mukaba iryo jwi ry'abanyarwanda ntabwo umunyarwanda wese yajya hariya ngo avuga ariko mwebwe muri iryo jwi ni iki muzatanga muri iryo jwi kizazanira igihugu gukomeza gitera imbere ibyo rero nibyo murimo mukora kandi nkaba mbashimira nyine kubera icyo gikorwa kuko ni ibintu bikomeye cyane Madame Ambassadeur arakoze ku kazi adushimiye rero nkuko nabivuze tugana ku musozo tugira ngo Ambassadeur nk'umushyitsi wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa nubuhe butumwa ushobora guha abakurikiye One National Radio abanyarwanda muri rusange n'abari muri diaspora kuri iki gikorwa nyamukuru cyabereye muri kaminuza ya Michigan icyo naba nk'ubutumwa icya mbere nuko community zose murimo cyangwa amashuri mwegereye namwe nimukore nk'ibi burya no kugenda mugira no kuzana iyo community nini nk'uko nabibabwiye kare ntabwo amateka y'u Rwanda cyane cyane ibyabaye ku Rwanda ntabwo ari iby'u Rwanda gusa kuko ni humanity ya ferinze ni abantu bose n'isi yose ni ukuvuga rero noneho twebwe nk'abanyarwanda tugomba no kubanza kumva neza twebwe igikorwa umuntu wese yabigiramo kugira ngo ntituzongere gusubira muri aya mateka twari turimo ariko tunarebe cyane cyane uko urabona ukuntu igihugu cyacu cyagiye kigerageza kudukura mu byo twagiyemo tukaba tumaze kugira ubumwe ni gute twakomeza tubungasira ubwo bumwe ni gute twakomeza tuzana amajyambere kandi ibyo biri hari byinshi tuzakomeza tunaganira ubwo rero icyo navuga ni ukuvuga nkabwira ab'i Rwanda yuko turi kumwe muri iki gihe ibi byose nk'uko navuze kuba kumwe muri ino twese twafatanye mu nda nicyo kintu gikomeye abo muri Amerika turi kumwe n'abandi bose muri za Canada nabo ku isi yose abari hanze urakoze Madame Ambassadeur tunamboneho umwanya wo kumushimira Ambassadeur ugenda ugaragara mu bikorwa by'abanyarwanda henshi mu kwifatanya mu by'ukuri n'abanyarwanda igihe baba bagize sino kwibuka gusa ariko no mu bindi bikorwa ngira ngo nanabimushimire kuba n'uyu mwanya rero uduhaye tuzi ko urugendo rwanyu mugiye kugenda reka turabareka mu mugende ariko tugira ngo tubashimire ukuntu muduhaye akakanya ni by'agaciro ntabwo don't take for granted of course mwari kumwe na One National Radio ahanga kuri Universite ya Michigan. One Nation Radio ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese.